Amanota y'ibizamini bya leta. Mu mwaka w'ibihumbi 2021, umuntu wese wumvise iyi nteruro amanota y'ibizamini bya leta ntatindiganya kumva ijambo NESA. Ijambo ry'impine ryaje mu matwi y'abantu ndetse no mu mutwe w'abanyarwanda risimbura iryazagamo mbere ubwo bumvaga ijambo amanota y'ibizamini bya leta. Ku buryo budasubirwaho, umuntu wese w'umunyarwanda wumvaga amanota y'ibizamini bya leta mu mutwe we hazagamo ijambo ry'impine REB. Ijambo mu magambo arambuye rivuze Rwanda Education Board, ikigo cy'igihugu gishinzwe gutegura amasomo, kwigisha ndetse no kubaza ibizamini bya leta. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 si uko bimeze, ahubwo ukivuga interuro amanota y'ibizamini bya leta buri munyarwanda muri we yumva NESA. NESA bisobanuye iki? Ese NESA ni iki? Irahurira he na REB? Ni iyihe mpamvu umunyarwanda wumvise amanota y'ibizamini bya leta iri jambo rigomba kumuza mu mutwe? Ese ninde wazanye ibizamini? Ibizamini bya leta bimaze iki? Tugiye kurebera hamwe akamaro k'ibizamini ndetse n'impamvu ya NESA mu kiganiro cyacu gikurikira. Ikiganiro ni Menya, usobanukirwe, ukora ibikwiye. Njye mugiye kubana mu kiganiro nitwa Fadhila Modeste. Nk'uko mu mwaka wabanjirije 2021 ndetse n'indi myaka myinshi yabanje ubwo uburezi bwageze mu Rwanda, ikigo cya REB, Rwanda Education Board, cyakomeje gutegura amasomo ndetse kikanabaza abanyeshuri bari mu myaka y'abakandida, mu wa gatandatu pirimeri, uwa gatatu wa segonderi ndetse n'uwa gatandatu, bahabwaga ibizamini bya leta nk'uburyo bwo gusuzuma ko icyiciro basoje mu by'ukuri hari icyo bavanyemo. Kuri ubu siko bimeze. Mu mwaka w'ibihumbi 2021 ubu tuvugana, ikigo kiri kubaza ibizamini bya leta cyitwa NESA. Ni ishami ryashyizweho na REB rishinzwe kubaza no gukosora ibizamini bya leta gusa. NESA mu magambo arambuye bivuze National Examinations and School Inspection Authority. Iki kigo ku nshuro yacyo ya mbere kibaza ibizamini bya leta cyabajije mu mwaka udasanzwe, aho abanyeshuri bicaye kuri iki kizamini bakabaye baricaye ku kizamini cya leta mu mwaka w'ibihumbi 2020, ariko ntibikunde, barasibiye. Nyamara gusibira kwabo ntabwo kwaturutse ku kuba baruza amanota cyangwa se bari bagifite ubumenyi bukeya, ahubwo ni icyorezo cya coronavirus. Iki cyorezo cya coronavirus, ngira ngo umuntu wese uri ku isi hari amakuru yaba agifiteho, ku buryo n'impumyi zifite icyo zibiziho. Impumyi ishobora kugusobanurira uburyo ki turi gutonda imirongo ahantu henshi cyane dukaraba mu ntoki, ibintu bitari bimenyerewe ku isi. Ku mpamvu z'iyi coronavirus rero, abanyeshuri bakabaye barakoze ibizamini mu mwaka w'ibihumbi 2020 ntibabikoze, ahubwo barasibiye mu rwego rwo gufata ingamba zo guhangana n'iki cyorezo. Bakaba barabikoze mu Rwanda mu kwezi kwa karindwi bitari bimenyerewe. Izindi mpinduka zabayemo nuko batabajijwe na REB, ahubwo babajijwe n'ikigo cya NESA. Iyo niyo mpamvu ukivuga amanota y'ibizamini bya leta nta munyarwanda ucyumva REB, ahubwo bahita bumva NESA kuko ariyo yabajije. Ese ikizamini ni iki? Ku nshuro ya mbere ninde wazanye ikizamini ku isi? Ese abanyeshuri batekereza iki ku muntu wazanye ibizamini? Bamubonye bamushimira cyangwa bamutera amabuye akamwica ubwa Stefano? Niba uri umunyeshuri cyangwa se warigeze kumuba, nawe uzi ukuntu wumvaga utekereza ku muntu waba warazanye ikizamini ku isi. Ikizamini
ni ijambo rikunda gukoreshwa cyane mu burezi bwo ku isi yose. Ariko nanone usibye n'uburezi, n'isi ifite ibizamini igenda ihereza abayituye bigiye bitandukanye. Mu mashuri duhabwa ibizami, mu nsengero aho dusengera dukora ibizami bitandukanye, ndetse n'ubuzima tubayemo buduha ibizami bigiye bitandukanye, kandi akenshi utsinze ikizami niwe uhabwa amahirwe yo gukomeza kubaho neza. Kubera iki? Ijambo ikizamini ubundi rivuze ibazwa ritegurwa n'umuntu watanze isomo ku bantu runaka cyangwa se ku itsinda ry'abantu runaka, akabategurira ibazwa rigendanye n'ibyo yabigishije kugira ngo arebe ko mu by'ukuri hari icyo basigaranye mu mitwe. Bwa mbere na mbere umuntu wazanye ikizamini ku isi ni umugabo w'umunyamerika wari umu businessman. Uyu mugabo yitwaga Henry. Uyu nguyu niwe wazanye ijambo ikizamini, atangira gukoresha abantu ibizamini agamije ibintu bitandukanye, kureba niba ibyo bize koko hari icyo basigaranye. Ariko nanone ngo yazanye iri jambo ikizamini akoresha abantu ibizami ashaka nko kugira ngo umuntu abashe gufata ibintu byinshi mu gihe gitoya. Urugero rwiza abanyeshuri barabizi, iyo mu gitondo hari ikizami ashobora kurara mu ishuri yiga ahatiriza kugira ngo ariko yafata ibintu byinshi mu ijoro rimwe. Si mu Rwanda gusa ahubwo ni ku isi yose ibi biba. Aho wumvise ijambo ikizamini abantu ntibaryama. Amanota y'ibizamini bya leta afite agaciro ki? Ibizami bishobora gutuma abantu barara badasinziriye, ibizami bishobora gutuma abantu batarya, ndetse ibizami bihagarika izindi ntekerezo izo arizo zose. Intekerezo z'umuntu zikajya ku kizami. Ikizami gifite uburemere ki? Uyu mugabo Henry Fisco kandi nubwo ari we bitiriye ko yazanye ikizamini ku isi agamije kureba yuko abantu hari ikintu bize bagasigarana mu mitwe, ndetse no kubafasha gufata ibintu byinshi mu gihe gito cyane kubera ko hari ikizami bateganyije, ntabwo ari we witwa papa w'ikizami. Undi mugabo w'umunyamerika witwa Albert Sherman Osborne waturukaga muri Amerika y'Amajyaruguru niwe nanone wiswe papa w'ikizami. Aba bagabo b'Abanyamerika bakoze akazi kanini cyane kugira ngo ikizami kigere hirya no hino ku isi. Ibizami bya mbere byakozwe nk'uko tubikesha Google biragaragaza yuko byakorewe mu Bushinwa, mu gihugu cy'Ubushinwa. Ibizamini bya mbere byakozwe ku isi byakorewe mu gihugu cy'Ubushinwa. Ibizami kandi nubwo abantu benshi tubihereza amahirwe yuko iyo utsinze ikizamini ubaho neza, wagitsindwa ukaba ufeyirinze cyangwa se utsinzwe by'iteka, no mu isi ukaba utazagira icyo ubasha kwigezaho byoroheje. Abahanga bamwe si uko babibona, kuko bavuga yuko imibereho yacu nta n'ahantu na hato ihuriye n'ukuntu twatsindaga mu mashuri. Abana bamwe mu Rwanda bagiye bananirwa ishuri, akiga akarara amashuri, akarara mu ishuri, akarara amajoro, ariko akabona amanota ntabwo bihura n'akazi yakoze. Bamwe bagiye badopta indimi zitandukanye, bakazana amaterimi abafasha kubaho batihebye, ariho bamwe bafashwaga n'imvugo zigiye zitandukanye, aho usanga abana babwirana bati nta myaka ijana, bikabafasha akumva ko kuko nta myaka ijana ibyo bintu byanze bikunze bizarangira. Ni imvugo nyinshi zigiye zitandukanye zo kwiheba, gusa iyo ngiyo ni imwe mu zagafashe cyangwa se zamenyekanye cyane. Tukiri ku bizamini kandi, uyu munsi ku itariki 4 Ukwakira 2021 nibwo NESA yashyize hanze amanota y'ibizamini bya leta
ya primaire P6 ndetse na secondaire umwaka wa 3 senior 3. Aya manota ubwo yasohotse ntidushidikanya yuko ku itariki 2/2 abanyeshuri bari bamaze kumenya ko amanota yabo ari buze kujya hanze. Bamwe baturutse imiryango yabo bakajya kuba mu yindi itandukanye kugira ngo byibura aya manota azasohoke batari kumwe n'ababyeyi. Abandi bo batangiye kwishima bavuga bati tuvuye mu cyiciro kimwe tugiye mu kindi. Abanyeshuri bamwe bigaga ku bigo bya primaire bavuga bati amanota atinze gusohoka koko, saa 4 batubwiye zitinze kugera ngo amanota yacu aze, ababyeyi batugura ibikoresho byiza tujye kwiga mu boarding schools, ibigo byiga bibamo. Nyamara abandi barahangayitse biteye ubwoba. Ibi byose bikaba bituruka ku buryo umwana yizeye ukuntu yakoze ikizamini cya leta. Ni ukubera iki imihangayiko yose tuyigira? Umunyeshuri watsinzwe ikizamini cya leta akenshi ariheba. Si uko aba ataragize nk'uko abandi bagize, si umurava aba atarashyizeho, akenshi aba yaranize cyane kubarusha, ariko bikanga ntatsinde nkabo. Ababyeyi nabo ntibamworohere, bagakomeza kumuhatiriza bamwita umuswa, nyamara ntako atagize. Intambara y'urudaca ihora hagati y'abarimu, abana ndetse n'ababyeyi. Abana batotezwa ko batiga neza, nyamara ntihitabwe ku bumenyi bukeya bw'abarimu babigishije cyangwa se kondisiyo mbi bizemo, ahubwo hagashyirwa imbere amanota bagize mu bizamini. Iyo ugize amanota mabi, umubyeyi yatangira gutakariza icyizere, nyamara atari ko byakagenze. Ababyeyi bake babasha kumva abana babo batsinzwe, ariko abenshi ni ababatutira, ababakubita n'abababwira nabi bitewe n'amanota mabi bagize. Akenshi umubyeyi akora ibi ngibi atari uko yanze umwana we, ahubwo usanga harimo intambara ivuga iti nakoze uko nshoboye, natanze amafaranga menshi, nagutayeho byinshi, none dore umusaruro uzanye. Nyamara usibye yuko wenda umubyeyi we aba akubarira amaborudero cyangwa se bank slips, amafaranga yagutanzeho afatika, akaba nayakwereka mu mibare, akakubwira ati miliyoni zingana gutya zimaze kugucikiraho, none uzanye amanota y'ubusabusa. Ntabwo aba yibuka yuko nawe hari imbaraga zitandukanye washyizemo, umurava wawe udafite ukuntu wabara cyangwa se ngo ubone ukuntu ugaragaza imbere y'umubyeyi wawe wiregure. Ibyo bitera agahinda abanyeshuri. Amashuri, inzira dufata nk'inzira nziza, inzira igeza umuntu ku iterambere, inzira kandi ituma ejo hazaza hacu haba heza, abanyeshuri bayibamo ari nk'igisirikare. Niba uri umunyeshuri cyangwa se warigeze kumuba, uzi neza iyo igihe cy'ibizamini kigeze. Hari abarwara, hari abahahamuka, bamwe basiba nta mpamvu, ari ukugira ngo gusa badakora ibizamini. Iki gihe kirababaza, ariko se nanone twakiga gute tudafite ibizamini? Nk'uko Henry yabikoze ashaka kureba yuko abanyeshuri mu byo bize hari icyo basigaranye mu mitwe, nta gushidikanya yuko turamutse twize nta bizamini duteganya imbere, nta kintu twasigarana mu mutwe. Urugero rwa hafi, ushobora kuba uba muri korali cyangwa se ubona abakorali bagenzi bawe mu rusengero usengeramo. Uriya muririmbyi wo muri korali aramutse agiye kurepeta indirimbo, azi neza ko ku cyumweru batazamuha ikaze ngo ayiririmbe, ndakubwiza ukuri ko atayifata. Ushobora kuba ubihakanye uvuga uti ko nzi indirimbo nyinshi mu mutwe wanjye kandi nkaba ntaba muri korali, kuki nazifashe? Nibyo koko warazifashe, kuko uzi neza yuko hari igihe uzicara ukaziririmba zikagufasha, uri mu gihe cy'agahinda, cy'amaganya, cyangwa se hakaba harimo ubutumwa butandukanye bugufasha, cyane cyane indirimbo z'inkundo. Ariko se niba ushaka guhakana ibi ngibi, mu magana cyangwa se amamiliyoni y'indirimbo wumvise,
uzi zingahe mu mutwe wawe? Nizi ushobora kuririmba? Niwigenzura neza urasanga izo uzi zonyine ari izagufashije. Bigaragaza neza yuko kuko hari igihe uzi neza yuko uzajya gutereta umukobwa, bikagusaba ko hari umutomo uzamutera, aho wawumvise mu ndirimbo wahise uyifata kuko hari ikizagufasha. Ntaho bitandukaniye no kwiga uzi yuko hari igihe uzabazwa. Ntibitandukanye no kurepeta indirimbo uzi ko uzahabwa ikaze ngo uyiririmbe. Niyo mpamvu ubuzima tubayemo isi nayo igenda itubaza. Gusa aho ibizami by'isi bitandukanira n'ibizami by'ishuri, isi tubaza itaratwigisha, ariko mu mashuri baratwigisha bakaduha ubumenyi, hanyuma bakazatubaza nyuma. Mu by'ukuri ibizami si bibi, ariko nanone ibizami bitera stress. Hakorwa iki? Ese ibizami byavanwaho cyangwa ahubwo byongerwe? Ntawamenya. Nk'uko abashakashatsi bamwe babivuga, amashuri twize ntahurira neza n'ubuzima tuzabamo. Ariko nanone amashuri twize niyo aditamininga cyangwa se niyo atuma tuzabaho neza cyangwa nabi. Ibi ndabivugira iki? Umunyeshuri wese wize, akenshi umwarimu, umubyeyi yakomezaga kumwereka buryo ki ishuri nta kindi kintu azakora atize. Ari nayo mpamvu uwize ntibikunde, bamwe barasaze, abandi barwaye toroma, abandi barwaye imitwe idakira. Bavanyemo kwiheba kwinshi. Uwo byakunze nawe agisohoka mu ishuri yasohokanye icyizere cy'ubuzima, bimufasha no guhangana ku isoko ry'umurimo. Ariko bitavuze ko uwananiwe kwiga akava mu ishuri afite support cyangwa se umuntu umushyigikiye akabasha kumuhereza andi mahirwe hanze atabayeho. Bariho benshi ndetse baranakize. Umuhanga umwe yaravuze ati ibintu turi kwiga ntacyo bimaze. Nibyo koko, iyo ukiri ku ntebe y'ishuri ibintu uri kwiga ntacyo biba bimaze muri ako kanya, ariko nanone biba bifite ikintu bizamara ndetse kinini cyane ku buzima bwawe bw'ahazaza. Haba hari kure ku buryo utahabona ukicaye ku ntebe y'ishuri. Ubuzima kuri uyu munsi busa nk'aho bushingiye ku ikaramu, tekinoloji ndetse n'ibindi byose twigira mu ishuri. Akazi k'imbaraga cyangwa se ingufu n'ubwenge karemano gahembwa amafaranga make cyane. Nyamara umwana wakoresheje umutwe we agatekereza, agendeye ku bumenyi yize mu ishuri, amafaranga afata ntagira ingano. Ariko ibi nanone ntibisobanuye ko ari uzaba ubayeho neza. Hari abafata mu mafaranga menshi cyane, billions, ariko bakaba batanezerewe, batishimye. Nyamara umuntu umwe wabayeho atarize, akaba akora akazi kamunejeje, atavunitse, kandi akaba afite ibyishimo kurusha ba bandi bize. Yewe n'umutungo bakaba batawumurusha, ahubwo akaba akoresha benshi. Akenshi mu ishuri badutoza kubaha, bizadufasha kubaha ababosi bacu tugeze hanze y'ishuri kugira ngo tuzabone akazi. Ariko wananiwe ishuri akanirwa n'iyo disipurine yo mu ishuri yo kubaha buri muntu, yaragiye ashinga imirimo ye, uwo niwe uri kwimporoyinga cyangwa se guha akazi abanyeshuri benshi batandukanye. Ni 1% ariko barahari. Bigaragaza yuko bishoboka ko umuntu yaba atarize kandi akaba afite ubwenge ndetse afite n'amafaranga menshi. Bitewe n'ubwoba duterwa n'ababyeyi, abarimu ndetse n'abarezi batandukanye, nta munyeshuri ufite agahenge na gato buri gihe atekereje ikizamini. Byihoreye none yuzi yuko ntacyo uzi cyangwa se ntacyo ushoboye. Agahinda karakwica igihe cy'ibizamini. Iyo bakubwiye ko ari ikizami urara udasinziriye, nyamara bikanga n'ubundi ukabona amanota ya ntayo.
Si ibyo gusa, iyo ikizami kikuvuye imbere wumva uhumetse, kuko burya nta kizami kijya kirenza amasaha 3, ariko amasaha 3 aba akumereye nk'aho umaze nk'umwaka uri muri gereza ukubitwa. Ikizami ntikimaze kugenda, utekanamo gakeya, ukongera ugaseka n'undi munyeshuri muvanye mu kizami yagitsinze, we wagitsinzwe, mukishima, mugahuza urugwiro. Ikibazo kigaruka ryari? Ku itariki 4 z'ukwezi kwa 10 2021 ikibazo cyagarutse. Umunyeshuri wese wakoze ikizamini gisoza amashuri ya pirimeri n'uwakoze igisoza amashuri ya troncome umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, kuri iyi tariki ya 4 y'uku kwezi kwa 10, ndakubwiza ukuri, umunyeshuri wakoze nabi ikizamini cya leta arahangayitse cyane, aragira mu buriri ukagira ngo harimo amahwa, aricara muri salo yarebana n'ababyeyi be akagira ngo arebana n'intare, afite ubwoba bwinshi cyane, arahangayitse. Ikibazo cy'ikizamini, yagize guhangayika ubwo bamubwiraga ko mu gitondo ari ikizami, ndetse uwo munsi ntiyaryamye. None n'uyu munsi baramubwira ko saa 4 zuzuye amanota araba amugezeho, akumva yaba yimutse akazagaruka nyuma. Ikibazo cy'ibizamini, si umuntu umwe, si 2, si 3 cyangwa 4 baba bagiye biga bagakora neza ibizamini byabo, ariko bamara kugera mu kazi ugasanga bagakora nabi kurushwa n'abatarakoze neza ibizamini. Ni iyihe mpamvu? Kwa kumenyera yuko hari ikizami, ukiga cyane kugira ngo ufate ibintu mu mutwe byinshi ubashe gusubiza ikizami, akenshi bituma abantu batagira ubumenyi, ahubwo bakiga ibintu babishyira mu mutwe kugira ngo bazakore ibizamini. Iyo amaze gusobanukirwa ko yabonye akazi nta kindi kizami ari buze gukora, akenshi bya bintu arabyibagirwa. Ariko umuntu wavuye mu ishuri ari umuswa, akenshi akunze gukora akazi ke neza. Ni iyihe mpamvu? Ahora yikeka yuko adasobanutse mu bandi, bikamutera gukora ashakisha. Ubumenyi bwe bukeya aba yikekaho butuma akomeza gushaka ubundi bumenyi, agakomeza gukora akazi ke neza, kuko aba azi ko ari no mu bahanga bamurusha ubwenge. Nyamara aba bahanga baza kugira bakibagirwa, bakazisanga wa muntu yarabarenzeho kera cyane. Ibi nshobora kuba mbivuze ukumva utabyumva neza, ariko uzabigenzure. Dusigaye twiga kugira ngo dukore ibizami, ntabwo twiga ngo tugire ubumenyi. N'ikimenyimenyi n'ujya gusaba akazi, ntabwo bakubaza ibyo uzi, ahubwo bakubaza ibipapuro bigaragaza yuko watsinze ibizamini. Bazakubaza amanota wagize, ntabwo bazakubwira ngo wakoze iki gihambaye wiga. Yewe n'abazabikubaza bizaza nyuma yuko babonye ko wagize amanota meza. Ikizamini, duhora twibaza impamvu ibi buzima tubayeho ku isi busa nk'ubwatunaniye. Buri munsi niko dutekereza ko tubayeho, nyamara uburyo tubayeho nta n'ubizi, nta wabisobanura. Nk'uko umuntu atamenya ukuntu umwana aba mu nda ya nyina, nubwo sayansi hari ikigerageza kubivugaho, ariko ugerageje kugenda ubabaza cyane, bisoza bemeye ko hari Imana ihari ikora ibintu ku buryo nabo batumva. Ni iyihe mpamvu ubuzima bw'isi bukomeje kutugora? Ni ukubera iki ibizami by'isi biba bikomeye? Turetse wenda yuko isi tuba zitaratwigisha, ni izihe mpamvu zindi zishobora gutuma ibizami by'isi bikomera? Ese iyobokamana hari icyo rivuga ku bizamini? Ubushakashatsi buke twagerageje gukora bwasanze hari amadini amwe n'amwe akoresha ibizamini, ariko mu buryo butandukanye n'ibizamini by'ishuri.
katolike ndetse na protesta. Mu gihe cyabo cyo kubatiza cyangwa se gukomeza, abashumba b'itorero bashinzwe gukora iyo mirimo bagerageza kubaza abanyeshuri, abo ni abakristo bagiye kwinjizwa mu mukumbi mugari w'abakristo rusange. Iyo bagiye kubabatiza hari amasomo amwe n'amwe babigisha, iyo bagiye gukomezwa hari andi babigisha, ariko uburyo ibizamini bikorwamo bitandukanye n'ishuri, aho umunyeshuri akora ikizami ari umwe kugira ngo barebe icyamusigaye mu mutwe. Aba boroshya imirimo, babashyira hamwe bakajya bababariza rimwe mugasubiriza rimwe. Bivuze ko umunyeshuri umwe ashobora kuba yafashe ibyo bababaza akabasubiriza mwese kandi mugakora ikizami. Ndetse ntibasibiza ni hake biba. Bagerageza gushyiramo imiyaga yose ishoboka kugira ngo niba waganye itorero urishyirwemo, winjizwe mu mukumbi w'abandi. Ibizami biba byoroshye, barabyoroshya ku kigero buri muntu wese aba agomba kwinjira mu idini adasubijwe inyuma. Nyamara uko siko byagendaga mu burezi. Wabazwaga ikizamini ukagikora uri umwe, cyakunanira ugasibira, cyazongera no kukunanira n'ubutaha ugasibira. Ariko mu matorero siko bimeze. Uzasanga kenshi umunyeshuri ushoje ikizamini cya leta afata inifomu akayishwanyaguza, bamwe bazitwika, abandi bashwanyaguza amakayi bigiragamo, bigaragaza yuko batari bishimiye ubuzima bari babayemo. Ni haso, ubuzima bw'ingume ni karate, aho uzasanga kurya byari ingume, kubona igikoma byari ingume, kugenda wikoreye matera cyangwa se abiga desikora, abiga bataha, imvura yarakunyagiye, inkoni wakubiswe wakerewe, n'ibindi bitandukanye byinshi byagiye bituma wanga ishuri. Wagira amahirwe wabona ushora icyo cyiciro, umujinya ukawutura inifomu wambaraga. Ibintu leta yamaganira kure. Abanyeshuri baciye inifomu, abandi batwitse amakayi ku kigero kiri hejuru cyane, abandi batagira umubare basimbukiye mu bicu bishima ko barangije. Ibi ni ibiki? Ikizamini kirimo iki? Ese wowe byakugendekeye bite mu gihe wigaga? Ushobora nawe kuba warigeze kwibaza uvuga uti, umuntu wazanye uburezi, umuntu wazanye kwiga, wamunyereka? Byanze bikunze ntabwo washaka kumugurira keke, si icyayi washaka kumuha, ahubwo nuko wari urambiwe, watangiye kwibaza ibyo bibazo wumvaga wamwicisha amabuye. Si wowe gusa, ni biliyoni nyinshi z'abanyeshuri zatekereje ibyo bintu. Ngira ngo ahari Henry akimara gukoresha ibizamini bya mbere ashobora kuba yarihishe, simbizi. Ikigaragara cyo nta muntu wiza abyishimiye, n'abarimu ubwabo, abahedimasita b'ibigo bitandukanye, abadosi, ndetse yemwe n'abakuriye ibigo bishinzwe kubaza, bashobora kuba ubwabo barize batabikunze. Ababyeyi babiguhatira bo si inkuru, abenshi byarabananiye. Ariko se tubireke gutyo? Ku rundi ruhande, umuntu utarize yabaye mayibobo. Abenshi batize babayeho bihebye, nyamara bize bafite ubuzima bwiza. Ijambo ry'Imana ntirihwema kugaragaza yuko icyiza n'ikibi byose byatugiye imbere kugira ngo twihitiremo. Njye kubwira ibi ngibi narizi, nawe uri kubyumva ndahamya ko hari ikigero cy'amashuri ufite. Ibaze ubaye utarize. Zengurutse amaso urebe ku ruhande rwa abantu batize uko babayeho, barababaye. Niyo mpamvu wemera ukababara ukiga, kuko imibabaro iratandukanye. Gufata imyaka 6 ukayibabara wiga
ukazabaho ubuzima busigaye unezerewe, ukora akazi ufite ubumenyi buhagije, utavunika mu mutwe, ndahamya ko atari ikibazo, ni ibyakihanganirwa. Nyamuneka rero reka dufatanyirize hamwe twubake uburezi bufite ireme, dukunde ishuri kandi turikundishe n'abandi kugira ngo n'ibizamini nibiza tuzabitsinde. Murakoze cyane, ikiganiro nakagaruka. Njye mwari kumwe nitwaga Fadhila Modeste.